hari igihe gishobora kuba ikimenyetso cy'uko arabihaze birarangiye abivuyemo kubera yuko mwakomeje kubikora ariko ntibyagera wenda kuri bya byishimo byo hejuru cyane, ariko nta nubwo gikeneye ko bya byishimo byo hejuru cyane biza kuko arumva igikorwa gisa naho kirangiye. Icyo gihe akavuga ati stop. Ngusuhuze cyane nkwifurize kugira ibihe byiza, nkubwire ngo hanze ahangaha hari imvura, nujya kumva ibaye nyinshi ikaza kugusakuriza unyihanganire wihangane. Hanyuma abantu barimo kwicwa n'imvura mwihangane cyane, mwihangana nyine igihugu cyacu cy'imisozi igihumbi nuko nguko kugeza igihe nyine tuzagenda twimukira amanegeka tukayavamo burundu, cyane cyane ko hari n'igihe wibaza se abantu barahava noneho bajye hehe, ukabona ni ibintu bitarimo kumvikana neza, na ahantu hanini cyane. Igihugu cyacu Imana yatwihereye nuko kimeze. Mwihangane mukomeze gukora ibishoboka byose kugira ngo tugabanye abantu bashobora gutwarwa n'ibi biza. Ni karibu rero muri video y'uyu munsi aho ngiye kugaruka ku bimenyetso byerekana umugore wanyuzwe muri kiriya gihe cyo gutera akabariro. Hari abagabo benshi bakunda kubimbaza n'abasore kubera yuko maybe atazi niba umugore wajya yishima cyangwa atajya yishima, hanyuma bakabimbaza bakavuga ariko se ubundi ibimenyetso biba ari ibihe, kuki muvuga ngo n'umugore nawe ashobora kugeza ibyishimo ahakomeye ariko tukaba tutabibona, bigenda gute? Wowe rero ushobora kuba ufite amahirwe, ushobora kuba ubizi, ushobora kuba ubibona. Ni n'ibintu kenshi biba bigaragara cyane, ukibaza ese nuko umuntu aba ataramenya yuko koko hari ukuntu bigaragara, cyangwa se nuko ahubwo aba atarabasha kugereza wa mugore hahantu ku buryo abibona koko hari itandukaniro. Icyo ngicyo rero nicyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Ngiye kukwereka ibimenyetso 10. Ibi bimenyetso 10 ngiye kugarukaho ntabwo ari ibimenyetso biba ku bagore bose. Buri kimenyetso gishobora kuboneka ku mugore umwe. Umugore umwe ashobora kugira ibimenyetso 2 cyangwa 3 ahuriraho, cyangwa se akagira kimwe gusa. Akenshi agira kimwe ariko ashobora kugira n'ikirenze kimwe. Ninkivuga uraza gusanga wenda ukibona ku mugore wawe cyangwa utajya ukibona namba. Ntabwo ari uko umugore wawe aba atageze ibyishimo ahakomeye, nuko ubwo ngubwo wafite ikindi kimenyetso ntavuze muri ibi ngibi. Nibigukundira ushobora kuza kumbwira wowe ikimenyetso uzi yuko kigaragaza umugore waryohewe n'iki gikorwa cyangwa se ugejeje ibyishimo bye ahakomeye, uze kugishyira muri comment. Ntabwo ari ngombwa kumbwira icyo umugore wawe, ushobora kumbwira icyo uzi ko abantu bakubwiye. Yego, kubera yuko icyo kuvuga icyo umugore wawe ukakizana hano muri comment ibyo byaba atari ugutanga agaciro, nanjye ntabwo nabyemera. Ndaza kugerageza kubivuga mu buryo bw'ikinyabupfura, ntimuze kumbwira ngo wowe ntabwo uvuga ibintu ngo byerure. Ntabwo mvuga ibintu ngo byerure kugira ngo video zikomeze kuba mu kinyabupfura kandi dushobora kuba twazumvira ahantu henshi hashoboka, ntibibe ibintu byo kuvuga ngo ibi bintu biteye isoni cyangwa se biramwaje. Yego, nibyo bimenyetso rero ngiye kugarukaho muri iki kiganiro kigufi cyane. Ngiye kugaruka nihuta. Icya mbere nakubwira nuko ntabwo ari ikimenyetso cya mbere, ahubwo ndashaka kukwibutsa yuko uyu mudamu wawe kugira ngo umenye yuko ibyishimo bye hari aho biri kuva hari naho biri kugera, uba ugomba kumwitegereza kandi byanaba ngombwa mukaganira. Kuganira ntabwo bivuga kuvuga amagambo. Kuganira burya no kurebana birimo. Kuganira bivuga bya bintu byose, za sinye zose zishoboka. Niba ari uguseka, niba ari ukuhumiriza, niba ari ukuvugana, bitewe n'icyo buri wese akunda. Kuko uzasanga umwe iyo ageze muri kiriya gikorwa, couple imwe baceceka bakabanza bagakora igikorwa cyabo kugeza igihe kizarangirira, ntibazanamo ibintu by'amagambo. Ku buryo ushobora no kuzanamo ibintu by'amagambo umuntu ukaba umukuye muri mood, bigasubirayo bikagenda. Niyo mpamvu buri muntu wese uba ugomba kumumenya. Mu gihe abandi bo bavuga baba bashaka ko baganira, nkorera ibi, biraryoshye, genda neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga warashaka amagambo, uri mwiza, uraryoshye, ibiki n'ibiki. Undi watangira kubivuga ugasanga umeze nk'uri kumutesha umutwe kandi yashakaga uwo mutuzo w'icyo gihe. Abantu rero baba bagomba kumenyana, ukamenya ngo icyo gukora ni ikihe. Ni nayo mpamvu buri gihe mvuga ngo ntabwo ugomba kumenya ngo icyo wakoreye kanaka nicyo uzakorera kanaka, kuko ibyo kanaka akunda si byo nawe akunda. Ushobora kuba wari umenyereye ibyo bintu byo kumushimagiza, kumutaka, kuvuga ibintu byinshi, ukazinamo na kwa kuvuga ibigambo bitameshe n'ibiki, kandi we wenda yari kushimishwa no kumva ibyo bigambo mbere bikamuzanisha bwa bushake, ariko igikorwa cyamara gutangira kikaba umutuzo wo gukora ibintu, hagasigara za sinye zo kurebana, zo guseka n'ibindi. Mu gihe wa wundi nutamushimagiza, nutamubwira ayo magambo, ari buze kumva nta kintu uri gukora cyangwa se aza kugira ngo ntunahari. Abantu rero
baba bagomba kumenyana. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe iyo utazi niba ibyishimo bye bigera ahakomeye cyangwa bitahagera, ugomba kumuganiriza ukamubaza, ukazashaka uburyo ubimubazamo witonze ku buryo ukamenya niba koko biba byahageze, ukamubaza ariko iyo bihageze uba wumva umeze gute, ariko ni iyihe sinya yabinyereka, ese ni ikihe uhindukaho ko numva ukabimenya neza. Ariko ibyo ni ikiganiro kiryoha cyane iyo mugitangira mukirushinga mugeze hehe mukitangira kumenyana, ariko iyo bigeze hagati hari igihe amazi aba yararenze inkombe ugasanga hari ikintu muba mutakibasha kuganira kubera ko mutakiganiriye mbere y'igihe. Hanyuma nanone ikindi nakubwira nuko hari igihe ushobora kuba nyine utamugereza aho hantu bityo ukaba utaranahamenya, no kubimuganiriza bikaba nta nicyo byamara kuko atazi uko byagenda aramutse agejeje ibyishimo aho ngaho, cyangwa akaba atanazi yuko atarabihageze. Hari abagore usanga batazi ko batarageza ibyishimo ahakomeye kuko batazi kugeza ibyishimo ahakomeye bigenda gute. Nyine umugabo we yakomeje kumukorera ibyo ngibyo arabimenyera, amenya ko ari uko biba bimeze, ntakamenye ko abagore bo barenga ahandi hantu, ntakamenye ko hari ahantu umuntu ashobora kumukorera agahita ajya mu yindi si. Ibyo ngibyo byose birashoboka. Ariko ibimenyetso ni ibihe? Tugiye kureba ibimenyetso 10 ngiye kuvuga mu buryo bwihuse. Ikimenyetso cya mbere nakise kugagara, ariko ndongera ndavuga ngo dushobora nanone kucyita gutuza cyane. Ahangaha ni kuri wa mugore cya gihe cy'ibyishimo bikomeye cyane, abenshi bagagara cyangwa se batuza cyane bigiye kugera byazamutse byakomeye kuko bigiye kugera hahandi hakomeye cyane, noneho agasa n'ugagara gatuza. Nabigenza gutyo uzakomeze icyo kintu wari uri gukora ntukiveho, kuko nicyo kibazo abagabo mugira, hari igihe uhita ujya kujarajara. Uzagikomeze icyo ngicyo cyatumye agagara aho ngaho, icyo kintu gikomeze, uzajya kubona ubone biraturitse bibyaye ikindi kimenyetso. Ariko hakaba nyine nabo icyo ngicyo aricyo kimenyetso cya nyuma cyo kugagara. Noneho ikintu kizakwereka koko cyitwaga ikimenyetso cyo kurangiza nuko nukomeza cya kindi wari uri kumukorera, kwa kundi nari nkubwiye ngo ntuzakiveho, ushobora kuzajya kumva aragufashe agukuyeho bya bintu wakoraga ntagashaka kubikomeza kubera ko nyine yahaze, nyine wamugereje nyine ahagomba kugeza. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri gikunda kubaho ku bagore benshi ndetse n'abagabo benshi bifuza kubona, ni ikimenyetso cyo gusakuza cyangwa se mu yandi magambo kuvuza induru. Reka mbyite no kuvuza induru. Hariho wa wundi ugera hahandi burya ubwonko buba bwagiye, ntagatekereza ngo hari umuntu uri kumwumva cyangwa ugize gute, ni rwa rusaku rwizana we nta mbaraga urushyizemo. Atari byo bindi byo kuvuga ngo kwisakurishwa kugira ngo yumve yuko wanyuzwe cyangwa kwinihishwa cyangwa kugira gute, ahubwo ukajya kumva umuntu arasakuje, kandi niyo wagerageza kubimubuza, niyo wagerageza kumupfuka umunwa, ahubwo ukabona yanagukubita kubera yuko uri kumubuza kwiyepanuwisa, kwirambura. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi kimenyetso gishobora kukwereka yuko wa muntu koko ageze ahantu ho ku rwego rwo hejuru. Ariko buri gihe iki kimenyetso kikazakurikirwa nuko niba ageze kuri icyo kimenyetso cya hatari cyo ku rwego rwo hejuru, wakagombye kuguma kuri bya bindi wakoraga kugira ngo bikomeze bimusunike bigere ahantu hakomeye cyane, cyangwa se binarangire neza bien birangire koko. None ikintu kizakwereka ko atuje, noneho ubwenge bugarutse, nuko akenshi azaba adashaka yuko ukomeza ibyo bintu, azaba ashaka yuko mubirekera aho ngaho, ko mutuza cyangwa se ko mufata agahe gato ya kapoze. Hanyuma ikindi kimenyetso cya gatatu kijya kiba ku bagore bamwe batagagaye, batasakuje, cyangwa se bishobora no kujyana gishobora no kujyana no gusakuza. Ikimenyetso cyo gusakuza cyangwa se kuvuza induru cyo kikunda kujyana n'ibindi bimenyetso byinshi. Hariho gutengurwa. Gutengurwa ukajya ukabona umuntu ameze nk'ufashwe n'amashanyarazi agatengu, bikaba nyine ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe uzamenye yuko uyu muntu agejeje ibyishimo ahantu hakomeye. Noneho muri iki gihe cyo gutengurwa ntuzagire ubwoba ngo uhite uhagarika ibyo wari urimo cyangwa se ngo uhite uhindura ibindi bintu, ahubwo uzahita ukomereza aho ngaho kugeza igihe atengurikiwe, agatengurwa akarangiza, malariya ikamufata ikarangira. Yego, aho ngaho uzaba ubashije kumukorera neza cyane. Noneho ikindi kimenyetso nanone cya kane mu bimenyetso bishobora kugaragaza yuko umugore ageze ahantu hakomeye cyane, ariko gishobora kuza giherekejwe n'ibindi, ni ukukurya inzara. Ashobora kukurya inzara ku buryo azifite, izanjye zo ziraciye, niyo nazi kurya ntacyo waba, ariko azifite ashobora no kukurya inzara ugacika ibisebe. Kukurya inzara kabisa, akazikurya. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso. Noneho ikindi kimenyetso gishobora kuhaba ni ugukurura ibintu.
ugasanga noneho wa wundi we ntabwo ari bukurya inzara, ntabwo ari bugupfura umusatsi, ntabwo ari bugire gute, ariko ya mashuka ibyo muryamyeho ibiki akaba yabikurura akabiterera akabishyira hariya. Icyo gihe uzamenye ngo ibintu byakomeye, ntuzagire ngo umuntu arasaza, ahubwo ibintu bizaba bikomeye. Nubasha rero kumukomereza hantu kuri bya bintu wari urimo urakora, ukabikomeza kuri iyo ritime kugeza igihe cya kimenyetso cyaziye kirangiye kigahagarara, uzamenye ngo ibyo bintu wabitwaye neza cyane. Hanyuma ikindi kimenyetso ni icyo kukwiyaka. Ugasanga ibintu byakomeje kugenda neza nk'uko bisanzwe, ariko wajya kubona ukabona ntabwo agishaka yuko ibintu bikomeza, ugasanga gutereye hirya iyo ngiyo. Hari igihe gishobora kuba ikimenyetso cy'uko arabihaze, birarangiye, abivuyemo kubera yuko mwakomeje kubikora ariko ntibyagera wenda kuri bya byishimo byo hejuru cyane, ariko nta nubwo gikeneye ko bya byishimo byo hejuru cyane biza kuko arumva igikorwa gisa naho kirangiye. Icyo gihe akavuga ati stop, kubera ko nukomeza araza kumva ahubwo arimo kubabara, niho bwa bubere buhita butangira gukama n'ibindi n'ibindi. Icyo nacyo gishobora kuba ikimenyetso muri iyo sense. Hanyuma ikindi kimenyetso ni uguhumeka insigane. Guhumeka insigane, iki kimenyetso cyenda kumera nka cya kindi cyo kugagara, kuko akenshi ni ikimenyetso gitangirira ahahera, gitangirira kugera hahandi hejuru, ariko hari n'igihe usanga wa mugore wari cyo agira gusa nyine kigakomeza, akaba ari nacyo gisoza ibintu byose. Noneho ikindi kimenyetso ni ukuzana amazi. Kuzana amazi ni ikimenyetso nacyo kigaragaza ko ubushake bugeze ahantu hejuru cyane, ariko bitavuga yuko urangije. Ashobora kuza kubera ko urangije, uri muri icyo gihe nyine cyo kurangiza, cyangwa se akaza ugejejemo ahagana hagati. Ashobora kuza inshuro imwe cyangwa zirenga, kimwe n'uko umuntu ashobora kurangiza inshuro imwe cyangwa zirenga, ariko kuzana amazi nacyo ni ikindi kimenyetso. Hanyuma ikimenyetso cya 9 ni ukurira. Kurira byenda kumera nka byandi byo gusakuza, ariko si kimwe neza, kuko uyu nguyu we rwose ashobora kurira pe, akarira ukibaza si uyu muntu ari kubabara, bigenze gute, bimeze gute, bikagucanga, ariko kumbe byamurenze akarira atanabitekerejeho cyane, ari byo byizanye gutyo gusa. Icyo ngicyo rero nacyo ni ikimenyetso. Hanyuma ikimenyetso cya 10 gisa naho gitunguranye cyangwa se kitanumvikana neza, kidakunda no kuba ku bagore benshi, ariko gishobora kubaho ni ukwituma. Mukaba mwari mugeze ahantu heza cyane, nubwo bwose akenshi iki kimenyetso gishobora kuza mu gihe mukora anal sex, no kuvuga ngo ya mibonano y'inyuma mu kibuno, ariko biranashoboka cyane ko muri gukora imibonano isanzwe nabwo ibi ngibi bishobora kubaho. So ikibitera rero ibimenyetso byose nari maze kuvuga ko ari 10, nuko ni hahandi umugore aba atakikontorora, yageze mu yindi si, yibagiwe ibintu byose, ntawe uhari, ari mu byishimo byiza cyane bimurenze. Ni nko gufata umuntu ukamubwira ngo nagendere hejuru y'amazi, naguruke mu kirere, nagire gute, nta uzi kuri safe nta kintu uri bube, ubwonko buba bwagiye. Rero ni ibintu ukora inconsciemment, utabitekerejeho, utavuga ngo reka nyikanire y'amazi aze, utavuga ngo reka nyikanire gusakuza, utavuga ngo reka nyikanire kurira, utavuga ngo reka nyikanire kumurya inzara, ngo reka nyikanire. Ni ibintu ukora inconsciemment, kandi uyu muntu wawe iyo wamwizeho, iyo wamutekereje neza, uhita ubibona koko. Hari n'ibyo ugeramo nyine ugahita ubona koko biramufashe koko, noneho bya bimenyetso bigatangira kuza ubireba, bikazamuka ubireba. Ngibyo rero, wowe rero wabimbajije utekereza yuko utabizi cyangwa se ntabyo ujya ubona, reka nizere ko usanzwe nze wenda harimo ibyo ujya ubona, cyangwa se niba usanze nta n'ibyo ujya ubona, ni ibyo ngibyo. Icy'ingenzi gikomeye cyane ni ukwitegereza umuntu uko ibintu bitangira bimeze, uko iyo birimo hagati aba ameze, noneho n'ukuntu agenda ahinduka nyine iyo bitangiye kumufata cyane. Urabibona, buri muntu wese arihariye, nkuko nari maze kubivuga. Ushobora gusanga wowe ikimenyetso ubona kitarimo no muri ibi ngibi, ugasanga nta na kimwe kirimo. Ndagushimiye cyane, komeze kugira ibihe byiza cyane. Wowe utarakanze subscribe, nyabona hita ukanda subscribe, naho hepfo kanda subscribe, aho ngaho hatukura, kandi uhita ukanda no kuri iriya nzogera izana utugofero notification to all, kugira ngo ujye uhabwa video zose zasohotse muri inbox yawe, muri email yawe, umenyeshwe, noneho izo ushaka uhita uza kuzireba. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.